cyakoze nza kubona umugabo umwe wari ufite ubuhiri ufite imisumari mu mutwe wanjye. ndavuga nti ibyo ari byo byose kuko nabonaga ari imbere yanjye asa nkaho kubera ukuntu bari benshi asa nkaho atabasha kongeraho neza. ndavuga nti uyu nguyu mwegereye akambita ubuhiri niho byahita byihuta. noneho mpita mpindukira ntera umugongo wa mugabo. maze kumutera umugongo ariko barasakuza cyane ngo bafata icyemezo. baravuga ngo icyemezo tugiye gufata cy'uyu mwana tugiye guhamagara perezida w'interahamwe yitwaga Magambo Zabiro. niwe uvuga ijambo rya nyuma kuri uyu mwana. nibuka ko hari igihe umunsi umwe yigeze kwica abantu benshi cyane. hari igihe i Kabgayi, igihe hari hapfuye b'abasenyeri i Kabgayi, ubundi yambaje ari mu bantu bagiye hariya kuri Saint-Andre. hari abantu bari bahungiye muri Saint-Andre yishe ari benshi bari hamwe abateye amagarenade, kuko n'ubundi muri Gacaca n'ubundi yaremeye kuyishyura abantu 500. hano rero mu cyaha hafi nahageze mfite hafi imyaka 6. ntangira ishuri mu kiburamwaka, nyuma nza muri primaire hano ruguru kurepa. jenoside iba ngeze mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, ku buryo abantu benshi ba hano mu cyaha hafi n'ubundi ndabazi, nabo bagiye bavuga naho bibeshya wenda amazina ngiye nyazi. ni abantu nari nzumva ko nari mukuru bihagije. ngerageje kwihuta mu Rwanda hose guhera muri za 1991, 1992, 1993, mu gihe muzi uko mu Rwanda hose byari bimeze. mu bice bya Gisenyi bakica, 1992 Bugesera bakica. ni nabwo muri 1992 bishe umuryango wacu wabaga i Bugesera. uwo data wacu wabaga i Bugesera yari afite abana bakuru, nawe baramwica. hano ariko rero icyo gihe muri iyo myaka, muri kiriya gice cya hafi, hari hatuwe n'abantu bashobora kuba baruta n'abahatuye uyu munsi. impamvu hari hatuye abantu benshi cyane mu gice cyane cyane cyangwa bitaga mu Gakinjiro, ugenda ugana hariya bita Bakunama, habaga abanyenyanza benshi. uretse ko bose babitaga abanyenyanza, mu by'ukuri harimo n'abavuka mu bice by'Igitarama, za Kigoma n'ahandi hegereye hari Nyanza. ariko abanyenyanza kuko bari bahiganje cyane bahitaga mu banyenyanza. kiriya gice kubera ko ukuntu hari hateye, igihe hatangiraga ibikorwa byo guhungabanya umutekano, mu by'ukuri ukuntu byakorwaga, kuko n'ubundi byabaga byateguwe na leta, by'urugomo ntabwo byaburaga. niba mubyibuka neza, muri za 1992 na 1993 nibwo batangiye kujya batera abantu nijoro, ndetse hari n'umugabo witwaga Frederico wavukaga ku Gikongoro, wabaga hariya hafi y'umuhanda w'itaka. we baranamwishe bamucana n'umugore we n'umwana. bikomeza bityo, hariya mu cyaha hafi tukaba tuzi ko mu bihe habaye ibyo bitaga imyigaragambyo udashobora kurenga ahangaha niho bitaga ku Gitega, ukaba uzi ko utashobora kujya i Remera n'ahandi hatandukanye mu mujyi wa Kigali. bigeze muri 1994, icyo gihe twari turi mu biruhuko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 4. mbere y'itariki 7 twaje dusanga hari amagambo ahwihwiswa y'amaliste abantu bakoze. icyo gihe ntabwo wamenyaga ngo ni kanaka uriho cyangwa se kanaka. byavugwaga bisa nkaho byavugwaga bihwihwiswa ngo hari amaliste, hari abantu bariho, ndetse abantu bagatangira nyine kugira impungenge no gushaka kumenya niba bariho cyangwa niba batariho. bigeze ku itariki 7, indege yaraye irashwe mu gitondo, yaraye irashwe nimugoroba kuri 6. mu gitondo cyo ku itariki 7, kuko mu cyaha hafi hasa nkaho hirengeye, hariya hakurya yaho ku Kimisagara, twabonye mu gitondo bahise batangira kwica. nka saa 1 za mu gitondo twabanje kubona interahamwe ziri mu myitozo batera amagarenade bakaryama, ariko bakamanura n'abantu
ku muhanda wa kaburimbo uriya bita umuhanda wo kwa Kadafi, batangira kwica. Mu cyaha hafi aho twari turi, birumvikana twagomba kugira ubwoba, ariko abantu bamwe mu cyaha hafi dutangira kubona abantu bamwe basa nkaho bagerageza gukomeza abandi, basa nkaho biteguye guhangana n'umuntu waza hariya mu cyaha hafi. Birumvikana nta zindi ntwaro abantu bari bafite uretse icyo umuntu nyine abasha kubona hafi, yaba umuhini yaba icyo yumva cyamurengera. Kandi kuko byari ibintu bitunguranye, birumvikana ntabwo byari organize, ariko abantu bahise batangira kugerageza kureba inzira zinjira mu cyaha hafi, noneho batangira guhagarara hafi aho ngaho, hagira n'abantu n'ibitero bishaka kujya mu cyaha hafi bigasubizwayo. Iminsi iragenda, kubera ko mu cyaha hafi icyo gihe muri iyo minsi ya mbere interahamwe zitarabasha kwicayo umuntu, ni ukuvuga mu minsi ibanza, ariko abantu bo mu bahegereye cyaha hafi batangiye, ababashije kurokoka bahungiye mu cyaha hafi. Nibwo twatangiye kubona abantu bava Kimisagara. Hari umugabo witwa Rudakubana, nigeze kumubona hano, ndibuka ko niwe muntu twabonye mu ba mbere aza yakomeretse, bamuteye n'icyuma mu nda, asa nk'ufashe amara. Tubibonye birumvikana, nubwo habaga hari abantu wabonaga badukomeza bihagazeho, wenda kubera igihe ntabwo ndi bubidetaye cyane, ariko hari nk'umugabo wabaga hari hafi ya Tezefu witwaga Juste Mugirajabo. Ndibuka ko nk'uwo mugabo yari afite umuheto, yajyaga we ku giti cye, niyo yakundaga guhagarara hariya hafi ya Hindumandari, noneho interahamwe zigiye guturuka muri kino gice akarasa imyambi zigasubirayo, ariko birumvikana ntabwo yari wenyine. Byabaye aho ngaho, ariko ubwo icyo gihe kuko twari twamaze kugira abantu bamaze guhungabana, abantu bagiye biga uburyo butandukanye bwo kugerageza kuba muri ibyo bigo byari biteye. Hari inzu twabagamo, hari umuntu nyirayo yari yaragiye mu cyaro, noneho adusigira imfunguzo kandi ifatanye n'iyo tubamo, amaze n'igihe adahari. Duhita tujya nijoro tukajya kurara muri iyo nzu n'urundi rugo rw'umuntu twari duturanye yitwaga Mugombani wa Jerome. Turagenda nijoro tukajyayo, ku manywa nyine twabaga turi aho tureba ibyo bya Kimisagara, abantu wenda bitewe n'imbaraga umuntu afite, abantu bagerageza kwisunga abandi babona bafite imbaraga kugira ngo bahangane n'ibyo bitero. Bigeze mu matariki 10, nubwo habaga nibura mu cyaha hafi wabonaga abantu barimo kugerageza kwirwanaho, byari byose abantu batangiye kubona ko bishobora kuzageza igihe bakaganzwa. Noneho nibwo abantu wenda ku giti cyanjye, ariko ni n'abandi bantu batandukanye basa nkaho bahitamo kuzahungira mu mujyi igihe bazaba babona yuko wenda hari mu cyaha hafi hatewe. Impamvu yo gutekereza guhungira mu mujyi nuko kuko icyaha hafi nubwo bari batarabasha gutangira kwica, abantu baravuga ati ibyo byose tugiye mu mujyi twagira amahirwe yo guhura n'abasirikare cyangwa abajandarume, hanyuma wenda bakaturasa kuko byo byagira vuba. Bigeze ku itariki 13 hari igitero cyagerageje kuza mu cyaha hafi, ariko nk'uko n'ubundi byari bisanzwe, abantu bagerageza guhangana nacyo. Rero mu gitekerezo cyanjye natekereje ko ibyo byose mu cyaha birangiye. Ndavuga ni ibyo byose ntabwo kiriya gitero, amasasu yaravugaga, ndavuga ni kiriya gitero byanze bikunze kirasiga cyishe mu cyaha hafi. Ubwo nanjye nahise shyira mu bikorwa igitekerezo nari nagize cyo guhungira mu mujyi. Mpita nirukanka nzamuka mu mujyi hariya hafi irenzire hafi ya Hindumandari, ariko hari n'abandi bantu n'ubundi batekereje bisa nk'ibyo ngibyo. Ndagenda ngiye kugera kuri umuhanda wa Gakinjiro, hari n'abasore icyo gihe twahuye, baranambaza ngo bite ko mwirukanka, ubwo nari ndi imbere,
ndababwira ngo interahamwe ziraduteye, bahita baza ahubwo muri icyo gice giturutsemo interahamwe zari zivuye ahangaha twitaga ku Gitega hari ahidu Mandari, ubwo abantu barimo barwana n'izo nterahamwe zashakaga kwinjira. Icyo gitero bagisubizayo kuri 13 babasha kugisubizayo. Bukeye kuri 14 bigeze nyuma ya saa sita, hari byitwaga secteur ya Cyahafi, wari konseye yitwaga Ntiharagirimana Michel. Hari inama yari yakoresheje, ariko ntabwo yari inama y'abaturage, yari inama yateguraga jenoside, yarimo abantu abo nyine yari yatumiye. Ntabwo ari ukuvuga ngo yari yatumiye wenda inzego zizwi z'ubuyobozi, harimo abayobozi bo ku rwego rwa secteur wenda bamwe, ariko harimo n'abandi bantu wenda yatekerezaga ko bamufasha kunoza icyo gikorwa. Mu by'ukuri rero icyo gihe Michel yari asanzwe n'ubundi atuye hariya mu Cyahafi, nta muntu wahariya n'ubundi atari asanzwe azi. Nk'uko nari nabivuze mbere, muri icyo gihe mbere yuko interahamwe zitangira kwica mu Cyahafi, abantu banatangiye kwibaza uko bazabyifatamo, batangira kujya gushaka icyangombwa cy'uko batakaje indangamuntu. Umuntu akavuga ati aho kugira ngo wenda ati byose mbonye icyangombwa gisimbura indangamuntu gishobora kumpa amahirwe, bakagenda bakajya kwa Michel. Urumva we yari afite gahunda azi yapanze, wakira umwaka akavuga ngo genda wandike urwandiko, wamara kurumuha nyine akakwihorera akarubika, ati nzagusubiza. Icyo gihe rero ku itariki 14, kuko ubwo iyo minsi 6 babonaga ko uburyo bwose bakoresheje bwo kuza mu Cyahafi bugoranye, nibwo bakoresheje inama imaze kuba yarangiye. Icyo gihe nko mu masaa 10 bahita umupolisi arasa isasu hejuru, ariko mbere yo kurasa iryo sasu, uburyo bari bateguye abantu bagenda bakwira muri quartier bakwiza impuha z'uko konseye inkotanyi zimurashe, kuko isasu ryaravuze. Irikimara kuvuga ako kanya, ahantu hose abantu batuye hariya abo bantu bagenda banyura mu ngo bavuga ngo konseye ngo baramurashe, ngo inkotanyi baramurashe. Aho twabaga nibuka ko hari umugore witwa Verediana, umugabo witwaga Ntabenge Augustin, niwe wahise kwirakwiriza aho ngaho turi avuga ko konseye inkotanyi murashe. Ariko secteur yose iyo nkuru y'igihuha ibikwiriyemo mu gihe kitarenze iminota 5. Uko rero byabonekaga, bya sasu bagombaga kurasa byari nk'ikimenyetso cyo kugira ngo babandi barekereje ibitero bihite byinjira mu Cyahafi. Icyo gihe rero ari icyo gihuha nubwo bwari busanzweho, byahise bitera urujijo, abantu banibaza ibyo ngibyo bibaye ibyo ari byo, abantu batangira kwiruka. Ndetse bamwe bakora nka bya bindi byo kuri 13, bamwe bashaka kuzamuka bajya mu mujyi. Muri urwo runyuranemo rw'abantu, abantu bahariya mu Cyahafi, kuko bari n'ubundi mu bicaga mu Cyahafi, nibwo batangiye kurasa abantu, kubica babicishije amasasu, kuko bahuraga n'abantu n'ubundi basanzwe batuye aho ngaho bazi. Ngiye kubigenza nk'uko nari nabigenje kuri 13 kugira ngo njye mu mujyi, ibyerekezo ngiyemo numva hariyo amasasu. maze gucananyikirwa mbuze ahantu njya. Icyo gihe mama ahita ambwira ati jya mu nzu, nta kindi gishoboka. Tujya mu nzu turifungirana. Tumaze kwifungirana, hari famiye twari duturanye y'inshuti yacu. Iyo famiye n'umugabo witwa Karoli Munyandinda, akagera ku muhungu w'interahamwe witwa Bizimungu. Uwo Bizimungu
ahita aza iwacu mu rugo, araza aradukomangira. Ubwo byari bigeze nko mu masaha 11:15, adukomangiye atuvanayo atujyana iwabo. Ubwo nyine yari aduhungishije atujyanye ahantu dushobora kubona umutekano. Barakomeza bararasa bigeza nka saa 9 z'ijoro. Ari abantu bo mu cyaha hafi, ari bamwe mu bantu bavuye mu mirenge ikikije cya hafi. Benshi uwo munsi kuri 14 hishwe abantu benshi. Ariko tugiye aho kwa Karoli Munyambinda, ba bantu twakunze kurarana muri ya nzu mu gihe cya nijoro. Mugombani, urwo rugo rwa Mugombani wa Jerome, batujyanye aho ngaho bahise babona ko batujyanye. Ubu Bizimungu yari atujyanye, ariko ahari Mugombani abona ko ibyo byose Bizimungu ashobora kuba aduhungishirije iwabo atagiye kutwica. Nawe ahita aza tujyana muri urwo rugo. Tugezeyo dusangayo hari n'undi musore twahise duhurirayo, ariko twari dusanzwe tuziranye, witwaga Mazimpaka, bakundaga kwita Rukara, n'umukobwa witwaga Roza. Bari bavuye Kimisagara, babashije gucika interahamwe. Duhurira aho ngaho kwa Karoli, turagenda tubana no mu cyumba kimwe. Yewe urugo rwacu twarimutse, mukuru wanjye n'umwana wanjye n'uwo Rukara tubana no mu cyumba kimwe. Bukeye rero mu gitondo kuri 15 mbyuka mu gitondo hafi nka saa 10:00. Ndebye abantu bari muri salo, mbona mama ntabwo arimo. Mbonye atarimo, ndakeka ntiburiya wenda wasanga hari nk'ikintu agiye kureba imuhira. Ndavuga nsa nk'uwitotomba mu mutima, ntiburiya wasanga atari kubona ko ibintu byakomeye bya kumureba. Ariko yari ari mu nzu aho ngaho, ariko ntabimenye. Sohotse rero aho ngaho kwa Karoli, negekaho cyari igipangu, ariko inzu ya ba nyir'urugo isa nkaho ikikijwe n'izindi, hari irembo ryinjirayo. Ninjira nsohoka kuri rya rembo, urugi ndwegekaho. Maze kurwegekaho ngiye muhira, naho usanga harafunze. Sanze muhira hafunze, ngaruka handi kwa Karoli. Ariko mu gusohoka ko nta muntu nari nabwiye, ntabwo nzi umuntu wahise umuntu yewe waho mu rugo yabonye ko urugi rudafunze arafunga. Ndaza rero ngeze, bahitaga ngo ku irembo, ngeze ku iryo rembo ryaho, ngiye kwinjira nsanga harafunze. Mu gihe rero nibaza ukuntu mbyifatamo, hari ikintu cy'igipine nari nanagihagazeho, ndimo ndeba hakurya. Mu gihe ndi kwibaza icyo ndi bukore, sinamenya yuko imbere yanjye hazamutse igitero. Hazamuka igitero kinini cyari kiyobowe n'umuntu witwaga Mbungo François, abantu bahanga baramuzi. Nanjye nari muzi nawanzi. Mbungo François wari yoboye icyo gitero, yari afite grenade mu ntoki. Ziriya grenade ziba zifite ikintu cy'igiti n'akantu k'akagozi bakurura iyo bagiye kuyitera. Noneho anshira amarenga, ko nari mpagaze no ku ipine, urumva n'uburebure bwiyongereye, igitero kirimo kizamuka. Ariko ko nakubise amaso ngira ubwoba, sinabasha gukontorora ibyo ndi kureba. Anshira amarenga mu biti ngenda batarangira. Baza mu kuza banyegera, ntekereza ibintu byinshi ushobora gukora. Ntekereza kwirukanka, ibitekerezo bikagonganira mu mutwe, kuko nirukanka simbasiga. Nibaza ibintu byinshi cyane byo gukora, ariko ngeze aho umutima urambwira ngo guma hamwe, ni hahandi. Guma hamwe, baraza bahita bangeraho. Ubwo nicyo gitero cya mbere cyari kije mu cyaha hafi. Nyuma cyari cya kabiri, nyuma y'icyari cyabaye umugoroba ushizeho kuri 14. Noneho hari haje icya gitero kigenda kireba abantu mu rugo, kuko icyo cyo kuri 14 bagendaga barasa abantu nyine muri ako kavuyo bari bakereye. Bangezeho Mbungo kugira ngo icyo gitero ase nk'ukiyobya, kuko amarenga yari yancire ntabwo nari nayabonye, kandi birumvikana. Ahita babwira ngo bakomeze bazamuke, hari ahantu hari ama esikariye.
hari umukingo ari n'amayesikariye ngo muzamuke tugende ngo mumwihore ngo muze tugende ngo ndamuzi banga kugenda banze kugenda barambwira ngo ye mwango ngo ngwino hano nguma ahantu hamwe bambaza ibyo bambazaga ubwo ibyakurikiyeho ibyo bambazaga ntabwo nabyumvaga ntacyo nashubije ntacyo nahakanye nta n'icyo nemeye noneho barankikiza batangira ariko mbungu arakomeza araburana cyane agira ngo atanguranwe nuko nta kintu bantwara aravuga ngo ahimba n'imisano aravuga ngo uyu ni umwana w'umunyeshuri uyu wanjye ni na mwishywa wanjye ariko amahirwe icyo gitero cyari kiyobowe na mbungo cyari kirimo abantu benshi cyane bo ku Kimisagara no ku Gitega ni kuvuga icyo twari tuhuye nacyo benshi muri bo ntabwo bari banzi mbungo aravuga ngo ndi mwishywa we ariko nabo baravuga ati ko dusanzwe tuzi ko tutamuzi baravuga ati none ntagaragaze ko atari umututsi bageze aho baramuganza ariko umwuka kunyikiza noneho bansaba yuko ndyama bansabye rero kuryama kuko ubundi bari bananyegereye cyane igihe nibaze se nduri ku mutwe ndagarama ariko nta n'ahantu mfite niburyame mpera mwaho hagati cyakoze nza kubona umugabo umwe wari ufite ubuhiri ufite imisumari mu mutwe wanjye ndavuga nti ibyo ari byo byose kuko nabonaga ari imbere yanjye asa nkaho kubera ukuntu bari benshi asa nkaho atabasha kungeraho neza ndavuga nti uyu nguyu mwegereye akambita ubuhiri niho byahita byihuta noneho mpita mpindukira ntera umugongo wa mugabo maze kumutera umugongo ariko barasakuza cyane mbungo bafata icyemezo baravuga ngo icyemezo tugiye gufata cy'uyu mwana tugiye guhamagara perezida w'interahamwe yitwaga Magambo Zabiro niwe uvuga ijambo rya nyuma kuri uyu mwana kuko mbungo nyine bari banze kumwumva ariwe uyoboye cyakoze baba banditse bajya kuzana Magambo bumva haciyemo akanya ariko bahise bamubona vuba Magambo araza babona kumva iruhande bamuha akanya baramubaza ati ese ubundi uyu mwana uramuzi arandeba aravuga ngo urubanza njya mubona hano muri karitsiye njyewe nari muzi ariko we bigaragara ko ataranzi noneho bamubwira uko bimeze noneho ageze aho rero mu guca urubanza arababwira ati rero niba nubwo wenda nta cyangombwa koko yaba yagaragaje yuko ari umuhutu kandi mbungo akaba ari umuyobozi wanyu arababwira ngo ibi ngibi byatera akavuyo uyu mwana ubwo nimumureke mwumvire umuyobozi wanyu nyine yanga kuvuguruza uriya ngo wari uyoboye igitero gihita kizamuka ngoma aho ngaho kuko nagize ubwoba ngoma aho ngaho ngoma mpagaze aho ngaho bahita bafata umusore witwa Graciane abantu bari bamuzi ariko bamufashe mbungo uwo mbungo wari uyoboye igitero nubwo yari umuntu mubi ubwo hari n'abantu yari afitiye impuhwe ahari ariko nabivuga icyo ako kanya ahita arababwira ati uyu Graciane mumbabarire mumureke abantu babiri nibo basabye bonyine nta wundi muntu mbasaba abo bantu babiri ubwo njye bari bamaze kundeka nta wundi muntu wa kabiri abandi bantu bose turabica ariko mumbabarire uyu muntu mumureke bahise bamwica vuba cyane bahita bavuga ngo imbabazi zarangiye kuri wa mwana tugiye muri ibi ngibi ntabwo twabivamo igitero gikomeza kugenda kijya mu ngo zitandukanye zahariya mu cyaha hafi icyo gihe bibuka ko bagiye bishe abantu benshi cyane uwo munsi icyo gitero imbungo yari ayoboye cyahise kijya ku mugabo witwa Kayitare Jean Paul kuko n'iryo joro mbungo yahise barangije icyo gitero cyarangiye nimugoroba bumva biriwe bica umunsi wose bahereye mu gitondo kandi wenda hari n'ibindi bitero hirya no hino nimugoroba nibwo yaje kuko twari duturanye cyane gutya twegeranye abasha kumenya ahantu twagiye asanga twari twajyanye n'iyo nterahamwe yindi yo muri urwo rugo ibyo ari byose kuko yari asanzwe atuzi azi inshuti zacu yatekereje ko twagiye kwa Karoli Munyandinda araza ansanga we nyine nijoro
aje araza arambwira ati rero abonye ukuntu wangoye cyane, arambwira ati banatumye Gratien ntabasha kumukiza. Arambwira ati ubwo uzibeshye uzongere kujya ahantu hagaragara. Nuko turara aho ngaho, tuguma aho ngaho kwa Karoli Nyandinga hari ku 15. Ugiye kuri 16 hari umuntu witwa polisi, abantu benshi baramuzi cyane, yari ruharwa uwo polisi, ahita azana igitero noneho kije iwacu mu rugo. Icyo gitero kiraza, ariko kije iwacu gisa ntabwo twari duhari, twari turi muri rwa rugo, nta n'umuntu wari basohotsemo. Baraza bahageze bashaka kwica umuryango, bakeneye inyundo, ariko babantu twabanaga muri ya nzu navugaga, uwo Jerome Mugombaniwa mu gitondo, kuko yari yahunganye na mama we, turara muri urwo rugo, ashaka kujya kureba abana batoya yari yasize mu nzu. Aragenda rero, agezeyo ahita agira ibyago, ahura n'icyo gitero kije imuhira. Gusa kuko abantu bari bimutse vuba, ntabwo bari bamuzi, ntabwo babanje gusa nkaho batamwitayeho, kubera ko bari baje hari ahantu bagamije kujya. Baraza rero babuze inyundo, Mugombaniwa nawe ukuntu agenda, kuko bari buzuye aho ngaho kandi ari imiryango gutya yenda kurebana. Bahita baza muri urwo rugo gushaka inyundo kwa Mugombaniwa. Bahita bamubaza bati ese abantu bahita bavuga ngo kwa mama Ndasira barahari, mama ni kubwo bamwitaga. Noneho Mugombaniwa arababwira ngo ntabwo mbizi, ariko yaradusize hariya kwa Karoli, ngo bashobora kuba bari mu nzu. Ntiyagira ikindi nyine, ntiyagira amakuru atanga. Ababwira ko abamaze kubabwira gutyo, bafata inyundo bakuye aho ngaho, bica umuryango, basaka mu nzu, basanga nta muntu urimo. Bamaze kuva imuhira, bahita bafata uwo Mugombaniwa, bamubaza ibyangombwa. Umuntu umwe yahereje indangamuntu, ahita yiyamira, aravuga ngo muze murebe umuntu ufite indangamuntu irimo kashe itukura. Mugombaniwa bahita batwara na mama we. Umudamu we ntabwo icyo gihe yari ari aho ngaho, bahita babajyana. Tuguma muri rwa rugo, tumaze kuguma muri rwa rugo, uko iminsi yagendaga, umunsi wabaga ari muremure murabyumva. Ariko mama aza kugira igitekerezo, aravuga ati byari byose byanze bikunze ntabwo tuzabaho. Icyo gihe rero muri iyo minsi, kubera ko hari ahantu jenoside yari itaragera, n'abantu bibwira yuko wenda ishobora wenda kutazahagera, ahita agira igitekerezo cyo kunyohereza i Butare. Ahita abwira umugabo twari tuziranye witwa Antoine Sehire, yari afite imodoka, ari kandi iyo naho ngaho mu cyaro iwacu hazi, ariwe yashatse, amusaba yuko ajyana i Butare. Aramaze ati ese urabona wabishobora ukamujyana ukamugerezayo? Ndavuga ati nzamujyana. Bahana gahunda, bamaze gushyiraho itariki, banga nduba nko ku itariki hafi na 22 aribwo yagombaga kuza kumara i Butare. Aza mu ijoro ribanziriza uwo munsi. Mama abitekerezaho, aravuga ati ariko ubundi kugira ngo umuntu ave i Kigali ahantu hose barimo bica, kugira ngo agere i Butare, aravuga ati ntabwo yamugezayo n'ubundi. Afata icyemezo rero, nubwo yamaze yabimbwiye bikanambabaza, arambwira ngo nafashe icyemezo cy'uko nta hantu njya, mu kuguma ahangaha tukazapfira hamwe. Ntacyo ari kurenzaho, birumvikana umuntu akwimye umwana we, ariko biranumvikana wenda nawe byari ibintu byo kugerageza, ntabwo yari afite icyemezo 100% ko ari bongezeyo. Noneho tuguma aho ngaho, ariko uko iminsi yagendaga, ndagenda nihuta, uko iminsi yagendaga, impungenge zakomezaga kuba nyinshi z'amaherezo ukuntu bizagenda. Ariko wa mugabo yari yagiye kuri 22 aza no gutindayo, sinzi igihe yagarukiye, ariko ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu nibwo twaje kumenya amakuru y'uko nanone yavuye i Butare. Tuza tunamenya yuko kuko kuriya mu cyaro n'undi baturaga
duhita tumenya ko ari abo bo kwa data wacu bose n'umuryango wo kwa mama wose wari utuye hariya i Ruhashya, tumenya ko nta muntu usigaye. Urumva bo batangiye kwica kuri 25, nubwo bari batangiye batinze, ariko hari ukuntu jenoside yatangiye mu gice cy'amajyepfo ifite imbaraga nyinshi cyane, kuko icyo gihe twamenye ko bose bapfuye, yaba abatoya n'abakuru. Noneho ubwo na cya gitekerezo cy'uko wenda hari uwo bagerageza kugera aho bajyana, aho kujya ntabwo ntahari. Muri iyo minsi ubwo n'ubundi jenoside yari amaze gukwira ahantu hose, kandi urumva umuryango w'Ibutare wari bapfuye ku mpande zombi, kwa papa no kwa mama, na data wacu wari i Bugesera we baramwishe mbere y'imyaka 2 muri 1992 igihe cy'u Bugesera igihe bicara. Impungenge rero zikomeje kwiyongera, dutangira no kuvuga tuti ese ubundi bizageza ryari aha hantu n'undi turi, nta muntu utazi n'undi ko duhari, kubera izo nterahamwe kandi duturanye. Tugeza aho tuvayo dusubira imuhira. tumaze kujya imuhira ko hari hafi y'akayira, hari n'igihe byagezagaho tukabona ku manywa nanone ntituri bugume mu nzu, ntabwo twaba twizeye umutekano. Tukajya, hari igipangu twari twegeranye ahantu bita kwa umugabo witwa Karamuka Yosefu. Nubwo Karamuka nawe yahigwaga, ariko ko nta bundi buryo bwari buriho, twaragendaga tukajya kuko nibura hari ahantu hatari ku nzira hasa nkaho hihishemo gakeya. Hari abasore babagayo bitwaga Salama Janvier, bari bamuzi, na Robert na Innocent, ni abasore 3 babanaga. Tukagenda tukajya aho ngaho muri icyo gipangu, tugasanga abo basore, tukirirwayo, bwakwira tugataha tukajya mu nzu. Muri iyo minsi ho noneho twari tumaze kubona uko hari hariteye. Akenshi bicaga muri, hari abantu bagiye bicwa nijoro, ariko bicaga ahanini ku manywa. Nta kintu namushubije, umuntu niwe wamvugiye, arangije aramubwira ngo n'igihe wamubujije kugenda, ese ubundi bagira ngo ajye hehe? Aramubwira ngo ikindi ngo ararwaye, ngo kandi nta miti iriho. Nicyo gisubizo nyine yamuhaye. Arangije aratubwira ngo mugende mujyane, ntabwo muzi umunsi n'igihe. Avuga umukecuru ngo umukecuru mama, ntabwo umukecuru cyane, icyo gihe afite 47. Aramubwira ngo ngaho mugende, ntabwo muzi umunsi n'igihe, ngo randuza. Muhita amubwira ngo ubundi se wabuze uko ngengana nawe. Ariko iyo mpamvu yamubwira gutyo, we yari yatekereje, polisi yari asanzwe ari umuntu azi ukuntu ateye. We yaravuga ngo aho kugira ngo aturase imbere, kugira ngo amurase imbere yacu. Nuko turagenda turaryama, aratwibarira, n'undi yarazi aho tuba, n'igihe cyose ashakiye ashobora kuhabisanga. Hagati aho hagendaga haba byinshi. Hari aho twari duturanye bo mu muryango, bigezwa mu ntangiriro z'ukwa gatanu, bigeze mu kwezi kwa gatanu, hari umusaza wa mama wo kwa se wabo hari witwaga Gatera Alex. Baza kumwica ntitwanabimenya, nubwo twari duturanye. Tuba aho ngaho igihe haza bajya kwica noneho undi musaza we witwaga Juvenal Rusanganwa, ariko we bamwica twahise tubimenya ako kanya amakuru y'imvaho, kubera ko uwo mbungo yari azi gahunda yo kumwica. Noneho kuko mbungo n'undi twari duturanye, aradufata, ntabwo ashaka kubigaragaza ahari wenda, aradufata atujyana mu nzu iwe. Rero hari inzu isangiwe, hari inzu 2 zisangiye saro, adushyira mu nzu imwe arafunga. Amaze gufunga kubica, igitero cyari cyamaze kubica, cyahise kiza aho ngaho kwa mbungo, niho baje kunywera inzoga. Ariko ko twari turi muri ya nzu, kandi ka kazu gasangiye saro, ari inzu 2 zisangiye saro, turi mu kazu kamwe katabamo mbungo. Baraza banagezeho ahita ababaza, bigaragara ko ashobora kuba twari duturanye ari hafi aho ngaho, wenda akontorora ibibera hafi aho ngaho, ariko bigaragara ko we atari ari nko mu nzu n'imbere, kuko yahise ababaza ngo mwishe bande. Baramubwira ngo twishe Juvenal na Venansia na Gahutu
Gahutu Timothée umusore wahabaga mbona wa mukobwa nuko bavuze noneho biza twumva nyine ko biza twumva aho ngaho ko kwa marume ko babishe biza twumva n'abantu bishwe abari icyo gihe baranavuze ngo wa mukobwa biza numva hari umukobwa uwo mudamu yarabereye nyirasenge yitwaga Miriyamu ni nawe nahise ntekereza yuko ari we bishe twamenye amazina y'abantu bishe ariko wa mukobwa twamenye wari we dukeye kuwo nguwo ariko yari umwana wabo muto wari ufite nk'imyaka nk'icumi niwe bari bishe nuko bigeze aho ngaho rero mu by'ukuri hari cya hafi hari interahamwe nyinshi nk'uko nababwiye ariko mbere nubwo muri ya minsi ya mbere impamvu batari babashije kwica byari imbaraga zabarwanyaga hariya mu cya hafi rero guhera ubundi kuri 14 kuzamura kugeza kuri ejo kwa karindwi ko nyine bari bafite rugari abantu bose bafite ubwoba uretse abantu bake cyane abantu bakeya nibo bageragezaga nko kugerageza kurwana ariko noneho bitakiri bwa buryo bwo kurwana abantu bari kumwe umuntu ari ku giti cye murabizi harimo umugabo witwaga Munyeshyaka Sarene hari n'uwitwa Kanizio hari n'uwitwa Viateur Gatuza nibo abantu bagerageje kuresista barwana ariko ari umuntu ku giti cye aho byari bigeze muri iriya minsi rero hariya mu cyaha hafi kubera abantu benshi bari basanzwe bahari n'abasanzwe bari bahatuye kandi bari mu bantu bagombaga kwicwa imirambo myinshi hari imodoka zatwaraga ibishingwe hari ikintu cy'igikeso cyatwaraga baterekaga ahantu bagashyiramo imyanda yakuzura iyo modoka ikaza ikagiterura izo modoka nizo babanje kuzana hariya mu cyaha hafi kubera ubwinshi bw'abantu bicara noneho igera mu matariki ntibuka neza y'ukwa gatanu sinzi ikintu cyabaye ahari za modoka zisa nkaho zitangiye kuboneka batangira noneho batangira gutegeka abantu kujya bicukurira umuntu bakamubwira agacukura cyangwa se uko benshi babyangaga cyangwa se batanabishoboye kubera ibyo bihe hakaba igihe haboneka abandi bantu babacukura abavolonteri babacukurira cyangwa se abandi bantu bakabasaba kubacukurira rero iryo bara ry'imodoka ryaje sinzi niba ariyo mpamvu ariko nkeka ko ariyo mpamvu byaje gutuma bashyiraho ahantu bafungiraga abantu hariya Kimisagara mu cyaha hafi umanutse kuri uriya muhanda uva ahahoze akagari ubwo ntabwo navuze iby'amabariyeri yari hirya no hino ni menshi ntabwo ari hariya bavuze yonyine ariko hariya hari umanutse ku kagari aho agahanda k'akagari gahurira n'umuhanda w'amabuye hafi y'ahantu hahoze hatuye umugabo w'umurundi witwaga Bazubanica hari akazu kari karimo bahita bakagira uburoko abantu bajyanye kubera ko izo modoka zari zitangiye kubura bafata abantu mu gihe hataraboneka abantu babacukurira cyangwa abantu banze kwicukurira bakaba bafungiye muri ako kazu rero igihe cyaje kugera uko interahamwe zagendaga zihura birumvikana zaganiraga ku makuru bakumva abantu abasigaye noneho baza kudufata witwaga François Rwubusisi yari perezida ngo ushinzwe imbunda muri cya hafi na Gitega urumva ko yari umuntu byose wari ukomeye muri icyo gihe cye yarasanzwe ubundi ari umureseriviste niko babitaga umuhoze mu gisirikare hanyuma niyo mpamvu wenda banamuhaye n'izo nshingano wari ushinzwe imbunda aza kuza kudufata kuko yari atuzi kandi azi ko tugihari araza arantwara ariko anjyana n'undi mugabo witwa Mzee Karaveri banza ari yakaremye utuye hari hafi y'ahahoze akagari n'undi mugabo witwa Berasi Muyenzi atubwira ngo aradushorera nijoro harimo amasaa 2:30 atubwira ngo tumanuke ubwo yaratujyanye kuri iyo bariyeri nababwiye aho ngaho hari seti ikomeye biciragaho abantu noneho kuko tutari tuzi aho tujya ndetse dusa nk'abajijinganya inzira duca ruguru kwa Juvenali umuntu akubwiye ngo tugende utaza kandi atakubwiye ngo ugiye aha ngaha noneho mu kujijinganya ahita akeka yuko
ahagira impungenge z'uko abantu batatu kuri umwe hari bamurwanya. Nkeka ko wenda yatinye Karaveri nawe Rasi kuko wenda agiye imbaraga zanjye ntabwo zari zo kumutera ubwoba uwo mugabo. Noneho ahita atubwira ngo yatubwiye no mu Gifaransa aravuga ngo avance aujourd'hui s'il vous, ngo mugende cyangwa mbarase. Noneho ahita anadutondeka kuko dukurikirana, njyewe mbari byo mubanziriza bagabo babiri bajya imbere, turagenda tugera aho ngaho hari iyo bariyeri. Ariko nk'uko nari babwiye n'ubundi iyo minsi hari hakiri imirambo, ahantu hari imirambo isanzwe iri n'aho ngaho itarashyinguwe, n'ahari iruhande rw'akagari hari hubatse akagari. Ndibuka ko hari umusore wari wahiciwe, yishwe n'uwo polisi, ahamara iminsi. Umukecuru wari utuye hariya munsi y'urwibutso neza yitwaga Nyiramiya, bataramwica niwe wazanye n'ishuka, acunga ari nijoro, agenda azana ishuka atwikira uwo muntu. Rero urumva n'iruhande rw'ubuyobozi hari imirambo idashyinguye, n'ahandi hirya no hino hari imirambo. Ibyo rero byatumye bahita batujyana muri ya nzu bafungiragamo. Iyo nzu bafungiragamo birumvikana ako kazu byari uburoko bw'akanya gatoya, mu gihe wenda bazanye nk'abantu benshi cyangwa se mu gihe bategereje ko umuntu abona umwobo. Bamaze kutugezayo ariko amakuru nyine yaratanzwe, birumvikana hiyambazwa ya famiye yari yaduhungishije mbere. Hahita haza wa muhungu wabo w'interahamwe witwaga Bizimungu. Ahageze asaba uwo Rwubusisi kuba baraganira, aranegosiya ngo baturekure, ariko negosiyasiyo ziza kuvamo birangira arakaye, ntiyabyemera. Arangije aranavuga ngo niba uko bimeze, aramubwira ngo aho kugira ngo mbarekure, ejo nzatumiza inama muri murenge, abo byitwaga segiteri, nzatumiza inama, hanyuma abantu bazane mu inama koko nibona yuko abantu bakwiye kubaho bizahita negura. Byari nk'uburyo bwo kumushishuriza, nta kintu nta gaciro twari dufite ku buryo byasaba inama, kuko n'undi wapfaga ntacyo babazaga. Noneho amaze kwanga, haza gucamo amasaha, kuko ahari yari afite inshingano zo kugenzura ibyo by'ikoreshwa gukwirakwiza imbunda n'amabariyeri n'amarondo mu murenge wose. Haje gucamo hafi nk'amasaha 2, kuko bari batujyanye wenda hafi nka saa 3, ariko igihe byageze nko mu masaha 5 saa 6, haza kuza witwa Ndayambaje. Nigeze kumva bamwibeshyaho ko ari umuhungu wa Rugwizangoga ni mukuru we, ahubwo uriya Ndayambaje yari uwa Ntabwenge Auguste. Ise yitwaga Ntabwenge Auguste, nyina akaba Ferediana, ahubwo Rugwizangoga n'uwo bari bavindimwe. Nibuka ko hari igihe umunsi umwe yigeze kwica abantu benshi cyane, hari igihe i Kabgayi, igihe hari hapfuye b'abasenyeri i Kabgayi, Ndayambaje ari mu bantu bagiye hariya kuri Saint-Andre. Hari abantu bari bahungiye muri Saint-Andre, yishe ari benshi bari hamwe abateye amagrenade, kuko n'ubundi muri Gacaca n'undi yaremeye kuyisha abantu 500. Ndayambaje rero aje ahageze, ubwo yaraje nko kureba abantu baba bazanyemo, araza ahageze asanga badufunze. Ariko umuntu wafunze, tugira amahirwe, umuntu wafunze yagiye ajyanye imfunguzo, barafunze n'ikigufuri kinini, ashaka ko bafungura ku urugi umugeri, abaza w'imfunguzo aramubura. Wa wundi wadufunze Rwubusisi, kuko yari arimo agenzura hirya no hino, aza kongera kunyura aho ngaho, ahasanga Ndayambaje. Ko Ndayambaje yageze aho, ahita akadirishya kari karimo, aravuga ngo ashaka ngo basohore ibyitso abirase. Noneho yari inzu akazu nyine k'ubucuruzi, duhita tujya mu nguni y'iyo nzu,
kuko yaranyujijemo pistole mu kadirishya kari gahari ahantu ikirahure cyari cyarageze tujya mu nguni y'inzu ku buryo wese nubwo yari hanze aba atatureba neza. Noneho rwose isaha igeze Ndayambaje yari yari hagati rya kapiteni, ubu rwose yari hagati ya generali aramusuhuza afitemo generali nambwe afitemo kapiteni. Noneho bamaze kuvugana Ndayambaje rwose Ndayambaje ashatse kurara aturashe kandi umva nyine bamugani n'umwobo ntabwo wari uhari. Rwose aramubwira ati rero ko abantu ngira bazanye ushobora no kubicira igihe nshakiye nshatse nshobora no kubarekura ntabwo bantegekaho. Byari byarageze ku rwego abantu banarwaniraga abantu bica barashwana, bivamo gushwana. Bimaze kuvamo gushwana ariko birangira Ndayambaje agiye. Amaze kugenda na Rwubusisi aragenda. Noneho wa musaza wo muri rwa rugo niwe waje kuvugana na Rwubusisi amwemera kuturekura. Ibyo byabaye nyine mu gicuku ariko twe nta yandi makuru twari dufite uretse ibyo byaberaga aho ngaho twumvaga. Baturekura twari batatu. Karaveri niba banamurekura uwo musaza ntabwo bahise bamurekura kuko Ndayambaje n'undi yari yavuze Ndayambaje mu gitondo icyo gihe nawe yari yahanyuze aravuga ngo Karaveri agomba gupfa, ngo uriya yari inshuti ya Juvenali Rusanganwa, ngo na Kanizio, ngo kandi abo bantu ngo byari ibyitso bikomeye bagomba gupfa. Noneho Rwubusisi ntiyamuvuguruza ku kibazo cya Karaveri asigayemo. Cyakoze nyuma hari ukuntu byagenze baza kumurekura nawe abasha kuva mwaho ngaho. U Rwanda agahezwa mu bandi bavugije ababyeyi bantutse nyavuka, bakuru banjye batemagurwa ndera babansigira abandi ngo nzazira iyo mpimba, abavandimwe bacu baraduhiga urusisi kugera rirenze n'isura isambira ku gahinga, ni nako ndimbura busa itagira ubuzima. Bamwe basekurwa abandi batekwa bakaturisha n'imibiri y'abacu, kubaho kwacu nta buzima. Kuko wanciriye icyo wakukira Rwanda cy'urw'ikike cyuzonshaka wakucutse cy'urw'ikike icyo n'iki kigira ngo nshaka aho kicaca icutige nshaka ariko incaca zane zicika nizicika rwose ngo cuma gatambwe n'iminsi mitini ndetse mu Rwanda ariko akagahinda gahora haga ingoma zunga ari umurunga kwicucira mu maso byari umuco kudushahura byari nk'umushinga batabatutsi mu kuyiba ibitutsi twitwa inyenzi n'inyangarwanda iranarenga twanga ubuzima kubaho kwacu nta buzima inzozi zacu ari urupfu bati mucukura aho tubashyira kuko kwica inyenzi ni ihame n'inyangarwanda n'ibirwanya twarashegeshwe bitavugwa twabaye ibitambo by'ibicumuro tutazi kubaho kwacu nta buzima Imana y'Irwanda iraseruka irokora ababuze ubuzima ngenda kuvuga imyaka Imana y'u Rwanda yabaye hagiduha ubuzima kuraganje soko y'imvano ya byinshi nge nunze ineza isa n'uruyange urukundo ngukunda ni namakemwa ngende kuna kaye namwe n'umuyikunde warwananye intego kandi nziza uheba ubuzima uranakotana kubw'ubutabera butabera Rwanda mubyeyi iremba ntuyihorane wihogora ntahari ntabwo uhoze. Rwanda cyungo cyugamo cyacu turejo heza bikwiye igihe n'iki ngo mukiza abagukindura urate muririmbira batakuzi ereka kwiga no kwigira nibyo tuzi duhuje umugambi kugambana nibyo tutazi ubumwe tubugira umwambaro tubumwe twite ku nzibutso twibutsa abacu n'aya mateka mabi yaranze u Rwanda. Urubyiruko rungano rwa mama aya ni amateka twumva ni mumwe umugambi w'imunga turwanya ingengabitekerezo ya jenoside amahoro avuze ubuhuhi iwacu Rwanda rwabuze abawe ukabura ibyawe ukabona abanza ukabura abana ukabura ababyeyi ukagwiza imfubyi wihogora ndahari ndaho muhoze Rwanda gakondo umugongo wabetse mubyeyi wabwiriye mfite umwenda ugomba kurindaga Rwanda genda butereye umubiri nakenyeye kera ku mutima icyiza kironza kirinda gikorere cyane cyera ikindi kandi Rwanda yacu ubumwe bwacu bw'abanyarwanda bwarapfuye rimwe risa ntibwasubira mbamuroga nzaburinda ubona umwenda ndarahiye by'umwenda wanjye n'umurinzi umwenda wacu n'ubumwe ubunyarwanda ni ihame ni nayo ntwaro tweguye yahoze iteka itera u Rwanda urw'igitinyiro mu mahanga rugatera ntibarutere n'utagata ibiheko Imana z'ishyanga zigahora zanga amazirwanda igahora ye iyo niyo ari indi n'ubumwe
nshuti muvandimwe munyarwanda, ubumwe mu bwinshi nibwo butwara utw'ubututsi n'amateshwa, ibyo n'ibidandazwa n'ibitekwa n'ibinatako ngo tubihe munyukire ibyo batubibyemo. Ibyo n'iteshamutwe rero rirango ridindize kanyarwanda, bityo ntibakatwoshe ngo turatanya baraduteranya ngo turwaye, iyo kurwaranitse ikicuna kuryana bibi kuzinga izibyihora, biducenga biducoca bikicamo amakipe, biducamo kenshi ngo tubinate tutane duteshuke kugira ngo twarazwe na ryaga cy'umweru tubombye. uyogora ndahari ngaho ngo muhoze. Abawe ni muzazima twarashibutse, twibuke twiyubaka. Ndatangira nkomeza buri umwe wese witabiriye uyu munsi, by'umwihariko abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Iyi minsi ijana yo kwibuka nubwo twiha uwo mwihariko, ubundi abacu twibuka buri gihe cyose. Iminsi ijana rero itubera umwanya wo kwibuka abacu, ariko twumve ko twanahumurijwe ko uyu munsi dufite igihugu twese turimo kandi turi abanyarwanda. Nishimwe rikomeye ku buyobozi bw'igihugu cyacu ndetse nishimwe rikomeye ku Mana. Uyu munsi twateraniye hano twibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi bari batuye mu cyahoze ari segiteri cya hafi na segiteri Gitega, ubu byahindutse umurenge wa Gitega. Nk'ahandi hose mu gihugu, Abatutsi bari batuye muri Gitega bahuye n'akaga gakomeye, bazira gusa ko uko bavutse kandi batarabihisemo. Aba twibuka uyu munsi ntibyoroshye kuvuga inzira y'umusaraba baciyemo kugeza bishyuye urupfu rubi, ndetse n'abarokotse nta watinya kuvuga ko ari Imana yabarokoye, kuko no kubona aho wihisha muri Gitega byari bigoye cyane. Kugira ngo ibi mwabyumvise no mu mateka mwumvise, singaruka ku mateka cyane kuko yavuzweho, ndetse no mu buhamya mwiyumviye ko byagenze. Njye nivugira ku buzima bw'abarokotse Jenoside mu murenge wa Gitega, ngaruka ku gushima ndetse n'icyo dusabwa muri rusange. Mu myaka 29 ishize, abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi hano muri Gitega batwaje ubuzima, bahangana n'ibihe ndetse n'ubuzima bitoroshye, byose byatewe n'ingaruka za Jenoside, ariko bagerageza gukomera no gutwaza kandi n'ubu baracyakomeza. Ubu rugamba turiho urwo gukora cyane tukiteza imbere, kuko ubu twashize impumu, ntawe ukitwirukansa atuziza uko twavutse, kandi n'uwabigerageza yaba abizi neza ko nta mwanya afite muri sosiyete nyarwanda y'uyu munsi. Bimwe mu bibazo bigihari kandi dusangiye n'ahandi mu gihugu hose, turacyafite abarokotse Jenoside ubona ko muri rwa rugamba rwo kwiteza imbere imbaraga zabo ari nkeya, bakaba bagikeneye gufashwa. Turashima cyane leta yacu ko ibitekerezaho kandi idahwema kuduha ubufasha aho bikenewe, haba mu kuvuza abatishoboye, gutanga amacumbi ndetse no gusana ashaje, ndetse n'izindi nkunga zigenerwa abarokotse Jenoside batishoboye. Natwe turabizeza ko tuzakora uko dushoboye kugira ngo abakwiye kuzihabwa bajye bazibona uko bikwiye, kuko turabizi ko bijyana n'ubushobozi buhari. Ndagira ngo nshime, turashima cyane FPR Inkotanyi yahagaritse Jenoside. Iyo tuvuga gushima Inkotanyi, turabanza tugashyiraho akadomo. Dushyiraho akadomo kugira ngo tubanze tubivugishe ubwonko n'umutima. N'uwo tubibwira tubimubwira tumureba ko dushima Inkotanyi. Mu bisekuruza byacu twize ko u Rwanda kuva na kera rwabaye u Rwanda ubu tureba kubera intekerezo nzima z'abatwaraga u Rwanda. Umwe mu bakurambere b'u Rwanda yagize ati, aho gutatira u Rwanda cyangwa kurutanga mu maboko y'abatindi batagira umutima, uzemere ubwitangire w'igitambo. Na mbere wari kuzagenda utabisemo, wowe uzazima, ariko u Rwanda rwo ntiruzazima, kandi kutazima kwarwo niwo muzuko wawe nk'umunyarwanda. Ngiki cyo Inkotanyi zakoze, zanze ko u Rwanda ruguma mu maboko y'abatindi bahekuraga u Rwanda. Nta kindi twabona tubahemba uretse kubabwira ko ibyo baharaniye bakabigeraho ntawe uzabisenya tureba. Ndasaba abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu murenge wa Gitega ko bakomeza guharanira kujya mbere n'abaheranwa n'amateka yashize. Tuzirikane ko igihe cyose ugihumeka haba hari andi mahirwe yo gutera indi ntambwe. Ibi kandi ntibisaba kuba ufite byose,
bisaba gusa kugira icyizere no kugira intekerezo nzima. Yadusabye ko dukwiye gushinjagirana ubupfura ariko ntitwemere gushira. Niyo mpamvu mu bibazo byose twaba dufite tugomba kuba abambere mu kwishakamo ibisubizo. Ndasoza nsaba abaturage bose batuye cyangwa bakomoka inaha ko amateka mabi yaranze uyu murenge bakwiye kuyarenga, bakimakaza urukundo, gushyira hamwe no gufashanya aho bishoboka. Ntitwifuza Gitega irangwamo amoko cyangwa se irindi vangura iryo ari ryo ryose, inzangano no kwifurizanya inabi ibikwiye, kandi twese dufatanyije twabishobora. Ubumwe bwacu bukwiye kuba imbaraga zacu. Twibuke twiyubaka. Murakoze. Abaduhaye ibiganiro ndetse byatwibukije amateka y'igihugu, bikanaduha mu by'ukuri ubumenyi bwisumbuye kuri Gitega mu buryo bwihariye. Banyakubahwa ugize inzego z'inama njyanama, abandi mwese mu byubahiro byanyu bacitse ku icumu muteraniye hano, nta jambo umuntu yaheraho atari kubabwira ngo mukomere kandi mutwaze gitwari. Ijambo rya mbere buri wese wicaye hano afite ku mutima ni iryo gushima Imana. Turashima Imana ko tubashije kugera iki gihe turi bazima. Imyaka 29 usubiye inyuma, ntawatekerezaga ko u Rwanda rushobora kongera kuba ruzima ndetse rukarushaho, aho ijoro ryari ryacuze umwijima, ndetse aho ari umubyeyi, ari umwana, ari uruhinja, buri wese yari yaguha agaciro ke. Turabanza gushima Imana rero ko hari ibyo yakoze, ndetse aho abantu bari babaye inyamaswa yo yakoresheje n'ibimera. Niba muboneye imvura wasubiza muri 1994 yakwibuka imvura yagwaga gutya, hagwaga akavura kadahita, ariko kagwaga kugira ngo gatange, avuga ngo break, cyangwa se kabe gatanze pause ku bantu babaga barimo bica, kuko imvura yagwaga bajyaga kuruhuka, ntabwo babaga bakishe. Kugira ngo rero imvura nituyibona ntiduhungabanye ukumve yuko bikomeye, ahubwo bitwibutse igihe nk'iki ngiki muri 1994 ko hari abo yatumye barokoka. Kandi yakoresheje rero n'ibimera, ikoresha amasaka, ikoresha ibigunda, ikoresha ibishingiriro, ibishyimbo by'ibishingiriro, aho hose nta hagiye hahisha abatutsi. Ari naho mvuga ko abantu bari barushije umutima mubi inyamaswa, ari naho benshi bihishaga mu myobo y'inzoka ariko ntizibarye, ahubwo zikababerekerekera zikagenda, abantu bakajyamo. Hari aho mu buhamya tujya twumva zajyaga zinabazanira n'ibyo kurya, ibijumba n'ibindi. Buri kiremwa cyose Imana yagikoresheje mu mwanya wacyo kugira ngo wowe, yewe n'undi wese uri hano abashe kurokoka, hazabeho n'abasigara kugira ngo babare ibibi byabaye. Turashima kandi inkotanyi zatabariye igihe, kuko nazo ngira ngo ni ingabo Imana yari yohereje. Ukurikije amahano yari arimo aba, abatekerezaga yuko umuntu yabona abasirikare bakeya bari bahari, nta bikoresho bafite, imiryango yabo nayo irimo yicwa, ariko bakagira ubutwari bakaza bakarokora abatutsi. Turabashima cyane bw'umutima bagize, ndetse banageze hano byarashobokaga ko hari abihorera bitewe n'uko basangaga imiryango yabo yarayoyotse, ariko ntabwo aricyo bakoze, kuko ntabwo ari bwo burere umugabo w'ikirenga yari yarabahaye. Turashima rero yuko umugambi w'interahamwe bari bafite wo gutsemba, kugira ngo batwaye ikiganiro bikomojeho, aho bavugaga ko bazatsemba umututsi aho ari hose, ku buryo azajya yibuka mu mateka. Kugira ngo ibi byavuzwe na Bayagwiza muri 1993, aho yari ari gutura muri Bigogwe. Ntabwo rero bari bazi yuko ingabo zari zarapiye zizashobora kwinjira mu gihugu, ndetse yaba ari umututsi akabasha kubaho, ariko kandi n'abandi impunzi zikabasha gutaha. Turashima rero
n'abatarahigwaga ariko bagize umutima bakarokora abatutsi benshi bahigwaga, nubwo hari bamwe muri bo navuga ko bakoraga ibyo ariko bakora n'ibindi bisa n'iyicarubozo. Ngira ngo hari ubuhamya mperutse kumvamo warokotse jenoside yakorewe abatutsi, baramuhishe ariko akazi yakoraga nk'umwana wari uri mu rugo kwari ukoza za ntamungano y'umwanzi, ari ukoza imihoro ndetse na bwa buri twumvise burimo imisumari. Avuga uburyo yabaga arimo akuramo inyama n'ibindi, kuva yuko mu by'ukuri nubwo bamurokoye ariko hari byinshi yahuyemo nabyo. Buri wese afite inzira y'umusaraba yavuga yanyuzemo, ariko turahumeka kandi Imana hari umugambi ifitiye abarokotse. Ndavuga ngo abacu tubafitiye umwenda. Bajyanye agahinda kenshi cyane, bajyanye inzara n'inyota, bajyanye umunaniro, bajyanye ubwoba bwinshi cyane, bajyanye ishyaka n'urukumbuzi, ndetse bamwe muri bo hari n'abagiye batatubwiye ijambo rya nyuma. Rero tubafitiye umwenda wo kubabera aho batari. Kugira ngo mu ijambo rya nyuma bari kuvuga ngo muzabe intwari, bari kuvuga ngo muzabyare hungu na kobwa, bari kuvuga ngo muzabeho, muzatunge, mutunganirwe, ariko kandi ntimuzabirware, muzabifu. Ayo magambo yose y'iryo jambo rya nyuma bashoboraga kuvuga, turiho kugira ngo tuzabikore, tuzabeho nk'ibyo byifuzo bifuzaga ko tuzabona. Hari benshi bashaka kugoreka amateka ndetse n'abandi babyoroshya, ndetse n'abandi bavuga ko kuba jenoside yarabaye ari ukubera ko indege ya Habyarimana yari imutwaye yaguye, ariko ntabwo ari byo. Ntabwo ariko bimeze, kuko niba mwumvise abaduhaye ibiganiro ko bavuze amateka, niba mwumvise buri kimwe cyose bavuze ntabwo cyatewe n'indege. N'uwabireba ntabwo yabona imihoro yari imaze kwinjira mu gihugu, ntabwo bavuga yuko iyo ndege yatumye imihoro ikora akazi yakoze. Nta nubwo twanavuga yuko imyitozo ruriya rubyiruko rwari rurimo bayikoze kuko indege yaguye. Ntabwo kwica impinja bazisekuza inkuta byatewe no guhanura indege. Oya, Nyabarongo muzi igihe batangiye kuyishyiriramo abatutsi, ndetse mu myaka yose yarariye nubwo itahaze nyine, bagamije ko abatutsi babanyuze y'ubusamo kugira ngo basange bene wabo muri Etiyopiya. Murabizi, ngira ngo ni naho Mugesera yabivuze, Kabaya yabivuze azi yuko hari nta mututsi uzarokoka ngo abashe kubara inkuru. Muzi muri hano muri Nyarugenge mu bice bya Biryogo uwitwaga Katumba, bari hano muramuzi, aho yapfuye bavuze ko agomba kwisazirwa byibuze n'abatutsi 100. Ntabwo rero ibyo byabaye, kubera yuko indege ya Habyarimana yari imutwaye yaguye. Ibyo ni urwibutso, cyane ko nk'abashakashatsi n'abazi amateka bazi yuko utegura wese jenoside anategura n'uburyo bwo kuzayihakana, ariko ntabwo tuzabyemera. Ntabwo wabona uko muri ibikomere by'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ariko dufite u Rwanda ruyobowe neza, urangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse n'ingabo inkotanyi bunamuye icumu. Ubu tukaba duhamya ko nta jenoside izongera kubaho mu Rwanda, kandi nta muntu uzongera gusaba imbabazi z'uko ari umututsi. Yaduhaye ihumure, yaduhaye ubuzima, baba bacitse ku icumu bongera kubaho, bongera ndetse kubana n'ababiciye, babaha imbabazi, ndetse n'impunzi ziratahuka. Kugira ngo byari bigoye kumva yuko mu Rwanda umuntu ashobora kuzongera kubona umuhutu n'umututsi babana, ariko byarabaye.
abemeye icyaha nabo barababarirwa, abandi barangije ibihano, ubu nabo ni abaturage nk'abandi, ariko icyo dusaba ni uko bagororoka neza kurushaho kugira ngo twubake u Rwanda ruzira jenoside. Abarokotse tuzakomeza kubasaba byinshi, ariko nuko mufite icyo mutanga. Tuzakomeza kubasaba gukomera, mukadadira, mugakora, mukiteza imbere, mukiyubaka. Niwo murage cyangwa se nicyo dushobora gukorera abacu bishwe, kuko iyo ntekereza ko aho bari mu ijuru, iyo babonye hariho gutera imbere, babonye abana biga, bakabona urashatse, urashyingiwe, ugize abuzukuru, utera imbere, bumva nabo baruhutse. Hari ababyeyi biciwe abana, bicirwa umuryango, turabizi mu buhamya bujya butanga bumwe na bumwe, bakabica babareba, bababwira ngo reka tumusiga azicwe n'agahinda. Aho mubizi byabaye, ariko icyo dushima ni uko abo babyeyi batishwe n'agahinda, ahubwo baratwaje gitwari, intwazi, ndetse bahobeye ubuzima, cyane ko leta y'u Rwanda, leta y'ubumwe, ikora byinshi kugira ngo be guheranwa n'agahinda, ahubwo bongere nabo kwiyubaka. Barokotse babera abana, nabo bongere babone yuko mu by'ukuri badakwiye kwicwa n'agahinda. Ibyifujwe nabo barukaba ntabwo bizaba, kuko leta ibitayeho, kandi icyo tubona nuko dufite icyizere cy'ubuzima ko imbere ari heza. Gahunda zashyizweho zitandukanye zo gufasha abacitse ku icumu ziracyakomeza, kugira ngo hari ibyo na Perezida wa Repubulika yaravuze, ariko nk'uko mumaze kubibona, abize abashoboraga kwiga amashuri barayize, ndetse n'abadafite icumbi turacyakomeza gushakisha uburyo tubatuza, ndetse hariho gahunda yo gusana amazu y'abacitse ku icumu amaze igihe, kugira ngo mu by'ukuri n'imibereho nayo itabafatanya n'amateka. Hari indi gahunda ihari mu by'ukuri ijyanye no kwiga imishinga, cyangwa no kubafasha mu byabateza imbere, ibyo byose bigamije kugira ngo turebe yuko uwarokotse jenoside yakorewe Abatutsi yongera guhobera ubuzima kandi cyane. Iyo nahirengeye iwacu kwibuko, ndeba hirya no hino ngasanga nta gasozi n'akamwe katambereweho amaraso y'abacu bazize jenoside, kandi n'ingaruka zayo ku musozi w'iwacu twese zabaye rusange. Iwacu heza ntihakazime, twarasigaye.
rwibutso abacu baruhukiye. Iyo turi ku rwibutso abacu baruhukiye, twegerana nabo twumva amajwi yabo, tubashyira indabo kuko n'abaho bari bahorana nazo. Ku rwibutso tuba turi Imana kuko n'abaho bari tuzi ko badusabira. Kubibuka tuba turi igihugu cyabaye cyiza, kimwe basize ari umuyoga. Kubibuka twumva ubuhamya bw'ibyabaye iwacu, tukibuka kugira ngo bitazasubira. Kubibuka twumva ubutumwa bw'abanyagushumba, butwongerera icyizere cyo gukomeza kubaho. Kubibuka twumva ibisigo na twa turirimbo tuba dukuza mu gihe twibuka abacu. Urwibutso rw'iwacu tubatuma kudusuhuriza bamwe twaburiye irengero, n'abatwawe n'amazi tutashoboye gushyingura, nabo tubatuma kubadusuhuriza. Kubibuka tunashimira inkotanyi zakotanye uko bikwiye, ziturinda urupfu twari twagenewe. Bajya kuvugwa muragahorana imigisha, iwacu neza ntihakazime, twarasigaye duhoza abacu ku mutima, ariko cyane atariki twibukira abacu ku musozi w'iwacu, ugezina uratwitabira. Nawe ntukahabure dufatane mu mugongo, yewe ku musozi w'iwacu dusaba imbabazi no kuzitanga biba umuco. Mana yaremye ijuru n'isi, tuzi ko utajya ubeshya, kandi ukubeshya bayibeshye. Tugusezeranije ko jenoside itazongera kugaruka iwacu. Iwacu heza ntihakazime, twarasigaye duhoza abacu ku mutima, ariko cyane atariki twibukira abacu ku musozi w'iwacu, ugezina uratwitabira. Nawe ntukahabure dufatane mu mugongo, iwacu heza